oni ibyabaye mu Rwanda muri 50, 1960, 1963 byose byari bizwi, yari ihari sur place. Anthropology nuko ku bantu bemera Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana, mu gitabo cy'Itangiriro hari n'abatemera, ariko mu gitabo cy'Itangiriro ni mu gice cya mbere ku murongo wa 26 hagaragaza uburyo Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Ni umuntu, ntabwo ku muntu Imana yigeze yongeraho ngo umuntu ngo w'umuhutu cyangwa w'umututsi cyangwa w'umuzungu, ahubwo yaravuze ngo ese leta y'u Rwanda ifite zihe ngamba zo kugira ngo nibura tuve mu kwiga ibintu theoretically bijye politically, niba practically wenda turiga gutya ariko nturanabona n'umubiri wenda nturajya no ku rwibutso rwa jenoside. Nk'imiryango rero ishinzwe kurebera uburenganzira bwa muntu, ngira ngo maze niba hari icyo ibitekerezaho ku bijyanye na compensation baha abagizweho n'ingaruka na jenoside. Murakoze. Ese ni buryo ki leta y'u Rwanda ikoresha kugira ngo irwanye ingengabitekerezo igenda igaragara hanze y'igihugu? Thank you once again for those who managed to come here in this tent to follow this public lecture, which is recurrent. It is always organized in this period, of course whenever possible. And as your colleague has introduced, it is about punishment and prevention of genocide. Not only the genocide which occurred in our country during the period of 1994, but this is an anniversary where we remember the genocide that has been committed across different areas in the world. So we have to celebrate this anniversary, 72nd anniversary. It means that the first anniversary was after the crime was recognized by the United Nations. The presenter will just come back to the exact date and different meetings and events that took different decisions. So as we celebrate this anniversary, we also reflect to the genocide committed against Tutsi in 1994, and more specifically we think on how we combat, we prevent, we avoid with all energy against the genocide ideology. Genocide. So let me be short and invite the presenter, Dr. Philibert Gakwenzire, to proceed with the presentation and discussions. So I invite you to be attentive, to be open. The public lecture will be in our language, so there is no hindrance as far as your fluency in English is concerned. So I think you all speak and understand Kinyarwanda. However, if you feel free in English, because this is our medium of instruction and we are at university, use it. So Philibert, you are most welcome. Iki kiganiro kirarebana n'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Icyaha cya jenoside akaba rero ari kwibuka ayo masezerano ku nshuro ya 72. Muri iki kiganiro birumvikana turagenda tubihuza tubisanisha no mu Rwanda, kuko murahita mwumva isano bifitanye, yaba ari mu kubirebana na jenoside yakorewe Abatutsi hashize imyaka 26, ariko cyane cyane n'urugamba rwabayeho kuvaho jenoside ihagarikiwe kugira ngo
ubwicanyi nk'ubwo ngubwo bwo kuzongera kubaho ukundi, yaba ari mu Rwanda ndetse ari no ku isi hose. Iyo tuvuze imyaka 72 bitujyana mu 1948, kuvuga imyaka 3 jenoside yakorewe Abayahudi n'intambara ya kabiri y'isi irangiye. Bivuga ariko ntihagira utubwira ijambo genocide ninde warizanye, hagire rwose utubwira muri mwewe, ariko very quickly kugira ngo tudatinda. Yes, urakoze cyane. Raphael Mukini, kugira ngo uvuge kuri amasezerano byanze bikunze mugomba kuvuga kuri Raphael Mukini. Raphael Mukini ni muntu ki? Raphael Mukini yari umuprofeseri w'amategeko muri za universities zitandukanye muri Amerika n'i Burayi mbere y'uko intambara ya kabiri y'isi itangira. Akaba akomoka mu gihugu cya Poland, icyo gihe cyari Poland, ariko avuka mu 1900 hari mu Burusiya. Avuka yari azi context y'imibanire y'abantu n'ibyaha bijya biba, kuko afite imyaka 15 nibwo habaye intambara ya mbere y'isi, haba n'ubwicanyi bwakorewe Abanyarumeniya. Ibyo ngibyo yarabikurikiraga nubwo yari akiri mutoya, ariko yari yaravukiye mu muryango. Ise yari umuntu usanzwe, ariko nyina yari yarize, ku buryo no muri icyo gihe ubwabyo Raphael Mukini yavugaga indimi 9. Urumva ko yari umuntu ufite openness. Ubu rero bavuga ko kuba yarakurikiye iyo jenoside cyangwa ubwicanyi bwakorewe Abanyarumeniya byatumye agira awareness y'ubwicanyi bwihariye. Ariko nanone bavuga ko hari na filime yagiye akurikira cyane, filime tuzi yitwa Covadis Domine, filime hari mushobora kuba abenshi muyizi muri mwebwe, y'ubwicanyi Nero wari umwami w'abami w'Abaromani yagiye akorera abakirisitu. Ibyo rero byagiye bimwinjiramo. Bigeze mu gihe Hitler yarafashe ubutegetsi akajya areba ibikorwa Abayahudi. Ibyo bigatuma akomeza gutekereza no mu mategeko, kuko yigeze no kuba procureur, noneho muzi nanone umuryango witwa SDN, The League of Nations, ajya gusobanura amategeko yarengera Abayahudi bari batangiye kugirirwa nabi guhera mu 1933 mu Budage no mu bindi bihugu byari bituranye, ariko byatumye atakaza akazi kuko agiye kubivuga ari procureur kandi igihugu cye cyakoranye kitamutumye. Ahangara bita byumvikana ko abashe kurokoka, kuko yabasha kujya muri resistance muri Poland, ageze aho ahungira muri Sweden, ageze muri Sweden abasha kujya muri Amerika, ageze muri Amerika niho yatangiye gutekereza ukuntu avuga ati iyi ntambara nirangira hakwiriye kuzabaho uburyo bwo guhana abishe Abayahudi. Birumvikana ko kugira ngo umuntu umve iyo context ari byiza cyane no kumenya Raphael Mukini, kuko ahantu henshi bamwita father of this conversion. Iyo conversion niwe wakoreshwa ashoboye kugira ngo ibashe kubaho. Ikindi kintu dukwiriye kumva nanone, muzi ko nko mu Rwanda dutekereje guhera 1994 na nyuma yaho dufatemo kugera muri 2003 ndetse na n'ubu hari ijambo rikunda gukoreshwa aftermath. Ndamukunda kuryumva aftermath. Iriya jambo hari igihe nibaza igisobanuro bikwiye kuba ryagira, nkarigereranya n'uruhira. Niba muzi ukuntu abahinzi n'aborozi bareba ahantu bakahatwika, noneho bakahatwika utwatsi tukazamuka. Nubwo uriya muhinzi ahatwika ku bushake bwe, ariko nanone hari igihe aba yibaza nanone ikintu yishe, ukabona twa twatsi tuzamuka. Turiya twatsi rero uhise uturagira ku kanya cyangwa ukaduhingamo, nanone duhita disappearing. Niyo mpamvu rero isi
guhera mu 1945 yagize conscience yo kuvuga ngo ariko twakora iki kugira ngo ibi ngibi bitazagaruka ukundi. Hari iyo process yabaye kugera mu 1948, ariko nanone kugira ngo ibihugu nibura by'ingenzi bibashe gusinya kuri aya masezerano noneho abasha gushyira mu bikorwa byabaye mu 1951, ariko kugira ngo abe operational byabaye mu guhana icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi n'abo muri Yugoslavia, kuko mu gihe habayeho nk'urukiko rwa Nuremberg iri tegeko ryari ritaremerwa, na Raphael Lemkin yagiyeyo asaba abacamanza b'Abongereza cyane cyane bari biganje muri urwo rukiko, arababwira ati njyewe mbona muri uru rukiko rwanyu mukwiriye no gukoresha ijambo jenoside. Icyaha cya jenoside ni iki? Tubisobanuye muri makeya, hari some elements umuntu agomba kubonamo. Ibya mbere ni umugambi, intention agomba kubaho umugambi, ariko nanone uwo mugambi ugakurikirwa n'uko ushyirwa mu bikorwa. Mu gushyira mu bikorwa ugakorerwa itsinda ry'abantu bafitanye isano, bashobora kuba bahuriye ku idini, bahuje uruhu, bahuje ubwoko. Aha rero hari igihe umuntu akubaza ati se mu Rwanda ko tuvuga ko nta Bahutu nta Batutsi babaho, tugahindukira tukavuga jenoside yakorewe Abatutsi, what does it mean? Ubwo ni mu bisobanuro bimwe bigenda bitangwa mu matext y'amategeko cyangwa mu mateka, ashobora kuba ari ubwoko bwabaye created, buri real cyangwa bwabaye created. Iyo rero umuntu anitegereje asanga ubwo ngubwo imagined ethnic group igira na impact kurusha naruri ethnic group. Kubera iki? Kubera ko ikurikirwa na ideology, ikanigishwa abantu bakiyambura ibyo bari basangaho. Bivuga ngo mu Rwanda twasanga hari amoko, twasanga adahari, ibyo dushobora kumeza tukabyibazaho, ariko hari ikiri reyere tuzi cyabayeho, nuko habayeho ethnicity. Muzi ko ikintu cyose giherwa na ism, communism, capitalism, socialism, ni ukuvuga ngo biba byaratangiriye kuri conception y'umuntu, noneho agakora dissemination, akanabyumvisha n'abantu. Buri gihe iyo tuzi ko hari ikintu kivuga ism, haba harimo ayo idealization process itanze bikunze, ugasanga abantu biyambura ikintu. Ibintu birebana na concept handa turi muri kaminuza ni ibintu bitoroshye. Ikintu kibaye combated kigira imbaraga kurusha n'ikintu kigiye kirimo. Wenda kugira ngo rimwe na rimwe tujya no hirya y'u Rwanda tubyumve neza, dufashe n'urwo rugero rwa socialisme na communism. Mu by'ukuri tuzi ko yabayeho guhera mu 1917 kugera mu 1989, communism mu by'ukuri bigasanga itakiri operational, ariko muri iyo myaka 83 yabaye riyeri mu mitwe y'abantu kurusha uko iba ku buryo bugaragara. Abantu bakicana in the name of communism, kandi bigaragara ko ari byo abantu bagiye bitekerereza. Hari umuprofesori wigishaga muri Kigali Institute of Education wo mu Tanzania witwa Kacucuru, ushobora kuba hari umuzi. Twajyaga tuganira n'ababuhigiro, tukaza tuvuga tuti ukuntu muri Tanzania na ujamaa na socialisme, tukabaza uko babonaga biri operational mu by'ukuri, kuko byarimo idealisme nyinshi cyane. Katubwira ati twebwe igihe runaka twabonaga ari ibintu biri reyere biriho. Ati turi abana batoya twagiye muri military service, muzi ko muri Tanzania abana bato bajyaga muri service militaire.
ati twirirwaga twicaye ku mipaka turinze ngo kapitalisme itatwinjirana. Bivuga ko kapitalisme nabo ku ruhande rwabo bumvaga ari nk'imodoka zikinjira cyangwa se inyamaswa. Ahangaha ndagira ngo twumve ko ideologization ari ikintu gikomeye cyane. Turumve n'impamvu twakwibaza niba mu Rwanda habaho abahutu, abatutsi n'abatwa. Icyo tugomba kumenya nuko habayeho urwo rugamba rwo kumvisha abanyarwanda ko bari muri ibyo bice, ari nabyo byaje kugira ingaruka ya jenoside. Dukurikije amasezerano yasinywe mu 1949 kandi tugenda tugana no ku gihugu cyacu, tugomba kumenya ko no muri aka karere duherereyemo nabo basinye ayo masezerano. Mu karere k'ibiyaga bigari basinye ayo masezerano kugira ngo nabo barwanye icyaha cya jenoside ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Ayo masezerano akaba agana cyane ku mutekano, ubusugire n'amajyambere mu bihugu by'ibiyaga bigari. Muzi ko igihe kinini twagiye tubona ko habaye ko pact and security, stability and development for the Great Lakes region. Ingingo ya 8 y'iyo pact yitwa amategeko yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, ibyaha by'intambara, ibyibasira ikiremwamuntu n'ibindi byaha by'ivangura. Protocol for the prevention and the punishment of the crime of genocide, war crimes and crimes against humanity and all forms of discrimination. Yerekana ko muri aka gace k'ibiyaga bigari byemeye kwamagana no kurandura burundu ivangura byose aho riva rikagera, kwamagana ikwirakwizwa ry'ibintu byose bishingiye ku bitekerezo cyangwa amahame ashingiye ku irutanwa ry'abantu, rishingiye ku moko, ku myemerere, ku gitsina n'ibindi. Aha naho muhinjiye mu mateka, mu by'ukuri amateka y'isi muri rusange, no kugira ngo umuntu yumve neza n'iki cyaha cya jenoside, nuko akenshi bigendera kuri racisme, urwango, kuronda uruhu. Ariko nabyo byatangiye ari ubumenyi. Umuntu yajyaga muri university principal n'umuscientifique, abantu bakajya kwiga raciology, abantu bakajya kwiga mu kuntu abantu hagati yabo barutana. Igitabo cyanditswe n'uwitwa Arthur de Gobineau mu 1800 mbere gatoya yuko nk'ubukoloni bugera mu Rwanda, kuko muri Afurika bwari buhari, yari essay and the inequality between human beings. Bo bumvaga ari evident. Ari niyo mpamvu bageze mu Rwanda bakumva byanze bikunze bagomba kureba abaruta abandi, baba bahari baba badahari. Icyo bari bazanye mu mutwe preconception cyari cyo ngicyo. Ibiro nabyo mu by'ukuri ni nayo mpamvu ubumenyi muri rusange, science knowledge, buba bukwiye kugendana na ethic, morality mu by'ukuri. Ariko nk'izo siyanse abantu babonye ko nta kintu zimaze uretse ko zarimbuye abantu. Ariyo mpamvu bivuga ngo ubu bumenyi bwose bugomba kugera kuri truth. Iyo truth niba mu by'ukuri idafite ikintu yageza ku bandi muri well-being, nta kintu bikimaze. Ibyo nabyo nta hantu ushobora kujya muri university yose i Burayi ngo basange bakiga raciology cyangwa se physical anthropology. Physical anthropology niho wasangaga bapima imisaya, bapima uburebure. Cyokora ubu wenda physical anthropology bashobora hariho bakiyigisha, ariko nko kuvuga ngo niba Abayapani barimo gukora imodoka ko tushaka kwigurisha muri bihugu bya Scandinavia, tukanayigurisha ku Bakoreya,
umbabarire wenda niba hari abarimo abayapani n'abakoreya cyangwa se nabo ntabwo bareshya, nituramuka dukoze iyo modoka hari uzabasha kwinjiramo ntabashe gukandagira kuri pedali, hari n'uzayinjiramo agasanga arakwita umutwe hejuru. Ibyo physical anthropology in terms of economics baracyabyiga, ariko ntabwo babyiga kugira ngo berekane ko abantu bamwe baruta abandi. Tuvuye rero mu karere k'ibiyaga bigari, ni uko no mu Rwanda amasezerano mpuzamahanga yo guhana no gukumira icyaha cya jenoside yabaye operational mu Rwanda, ariko ndaza kugaruka n'izindi challenges zagiye ziba. Nuko kugeza ubu ngubu itegeko nshinga rya Repubulika rifite ingingo zigarukaho zerekeranye no gukumira iki cyaha. Mu ngingo za mbere, gukumira iki cyaha, kurwanya ihakana n'ipfobya rya jenoside no kurandura burundu ingengabitekerezo yayo n'ibyo igaragariramo byose. Ibiro bikaba byerekana ko Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga zihagije mu gukumira ibi byaha. Aya masezerano guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yayasinye mu 2008, ariko kugira ngo yasinye yagombye gukuraho andi masezerano, undi mukono u Rwanda rwari rwarasinye mu mwaka w'1975. Mu mwaka w'1975 u Rwanda narwo rwari rwarasinye kuzashyira mu bikorwa amasezerano, ariko rugeze ku ngingo ya 9 rurifata. Mu masezerano mpuzamahanga ushobora gusenya imihuru cyangwa se ukavuga uti njyewe izi ngingo ntabwo zindeba. Iyi ngingo rero ivuga ngo u Rwanda ruramutse rukoze jenoside ruzakurikiranwe, u Rwanda rwavuze ko kuri iyo ngingo rwifashe. Nabyo nibyo dukwiye gukurikirana neza nk'abashakashatsi, tukazabitangaho ibyo tuzabona as findings. Ese ni ukuvuga ko hari ibyaha bya jenoside byari byarabaye, cyangwa se babonaga ko it's possible to commit a genocide. Ariko wenda kugira ngo umuntu ajye muri future yabanza gukora analysis y'ibyabanje, akareba na previous situation. Nanone hari n'irindi tegeko naryo ryerekeranye n'uburezi kuri bose, nabyo hari ingingo zimwe na zimwe zari zagiye zifatwaho, cyane cyane ko tuzi ko mu Rwanda hageneraga ku byerekeranye na n'iringaniza, ibyo twabiringaniza équilibre ethnique régional. Nanone twavuze ko mu by'ukuri hari icyaha cya jenoside, ariko hari n'ingaruka zacyo, cyane cyane ibirebana n'ibikorwa byo gupfobya by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Ingengabitekerezo kuyisobanura bisaba nanone scientific framework. Igisobanuro cy'ibikorwa bigize ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bifitanye isano ryayo tubisanga mu itegeko ryasohotse mu mwaka wa 2018 rihari icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Iryo tegeko risobanura ibikorwa bigize icyaha cy'ingengabitekerezo n'ibyaha biyishamikiyeho. Muri iri tegeko, ingengabitekerezo ya jenoside isobanurwa nk'igikorwa gikorewe mu ruhame, byaba mu magambo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa ku bundi buryo, kigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa ku idini aba akoze icyaha. Murumva ko harimo amahame y'amategeko mu ruhame kugira ngo hagaragare kuba proof. Ariko mu by'ukuri mu ruhame bishobora kuba mu ruhame, ariko bishobora no kuba hepfo hariya wakubitana n'umuntu ukamutuka. Bivuga ngo mu by'ukuri nta nubwo dukwiriye kugendera ku mategeko gusa, natwe dukwiriye kuba guided by morality nk'uko nabivugaga. Umuntu akumva ko umuntu ari inkungi, akwiriye uburenganzira, akwiriye umutekano, akwiriye kubaho neza.
itegeko risobanura kandi icyo uruhame bivuga. Ni ahantu hateraniye abantu barenze babiri. Ibikorwa bikurikira nabyo bifatwa nk'ibikorewe mu ruhame. Ibitangajwe ku rubuga nkoranyambaga, ibitangajwe mu bitangazamakuru, ubutumwa bwohererejwe umuntu, amajwi yafashwe hakoreshejwe ibyuma byabugeneye ibyo ari byo byose, cyangwa amashusho yafashwe hakoreshejwe icyuma gifata amashusho agenda. Ibindi byose bitangajwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu itangazamakuru n'itumanaho. Muzi ko mu by'ukuri muri iki gihe habaho ibintu bisubira inyuma, aho kugira ngo ibi byuma by'itangazamakuru bidufashe kugira ngo tugere ku iterambere, ahubwo bikadufasha mu gukora ibyaha, cyane cyane nk'ibyaha nk'ibyo ngibyo ndengakamere. Nabyo ni challenge ikomeye, ku buryo ubu turimo turavuga ibi bikoresho byerekeranye n'itumanaho, turakoresha Microsoft Teams kugira ngo twigishe, turakoresha Zoom, ariko hari abandi babikoresha inversement ku bundi buryo. Ibyo nabyo kubona ikintu ku bundi buryo kandi ukabona ini evil mano ni ikibazo. Nk'uko umuhoro ni ugutema igitoki, ni ugutema igisambu abantu bagahinga, ntabwo ari ugutema umuntu. Isuka the same. Ari naho rimwe na rimwe iyo bigeze mu mategeko mu Arusha ibibazo bikomeye cyane. Ibibazo bikomeye cyane. Ikibazo cyo guhakana nacyo ndagira ngo baricyo hitangiraho transition, cyane cyane dukurikije nk'ibyo byerekeranye n'ibikoresho. Ibikoresho, imvugo irica nk'uko turimo kubivuga ahangaha. Mu rukiko rwa Arusha muri 2004 na 2005 bashatse bagiye muri gahunda yabo yo guhana abakoze ibyaha bya jenoside, noneho hazamo abacamanza bakagenda babikora rimwe na rimwe mu matsinda. Habaho itsinda ryitwa abanyabutare, hari harimo Nyiramasuhuko n'umuhungu we ntaho bari Shalom, kugira ngo hari n'ababurugumesitiri baho ngaho. Ariko bagombaga gukora, abacamanza bagombaga gukora analysis ya disikuru ya Sindika ubwabo yavugiye i Butare ku itariki ya 18 z'ukwa kane 1994. Amwe mu magambo yavuze yaravugaga muhagurukire mukore, wegera abantu ibindi, bari ku ijambo gukora neza byabo ikibazo gikomeye cyane ku bacamanza, kuko baje gushaka umuinterprete. Abantu barapiganwa, baza gufata umunyarwanda uzwi ku gupfobya jenoside no kwihakana witwa Shimamungu Eugene, abigishije muri kaminuza y'u Rwanda Nyakinama, baramuzi mu gihe cyo guhera muri za 1994. We nk'uko natangiye nshyira muri context, atangira gusobanura abacamanza, umwe akomoka muri Irigwe, undi akomoka he, context yo mu Rwanda, ururimi. Arababwira ati rero mwebwe ntabwo muzi ibyo mu Rwanda, Abanyabutare niho amashuri yisumbuye, Indatwa, kaminuza niho byatangiriye. Ni abantu rero bakunda kuba igihe cyose bivugira, bakora komantere ku cyabaye cyose mu gihugu. D'ailleurs bavuga ko bavukanye amashuri niba ari abiri niba ari sinibuka yisumbuye, 3 yisumbuye, nushaka kuyagera ni 10, byose ntacyo biri butangira fact. Ati rero Sindika ubwabo nka perezida yababwira ko bagomba kuva muri ibyo by'amagambo bagakora, kuko abari bashinzwe urugamba bari bahari, kugira ngo batazicwa n'inzara, cyane cyane ko mu kwezi kwa kane ni igihe cy'imvura. Iyo udahinze icyo gihe after 3 months nta kintu uzasarura. Barimo
kubyumva abacamanza bati ya disikuru nta kibazo cyari kirimo habaye za petitions nyinshi cyane kugira ngo iyo version of interpretations ive mu nzira ariko ubundi niko abacamanza bari bafashe nk'uko nguko ibyo rero nabyo tuba tugomba kubimenya aho kugira ngo ikintu tugishyire mu mwanya utari wacyo ubashima Mungu we n'umuntu nanjye uvuga ngo ni igitangaza ariko adono wese yamuvuga ijambo iryo ashaka nuko we yicaye mu Bufaransa afite na editing house yitwa Source d'Uni yandika ibitabo byinshi cyane atanga ibiganiro muri za kaminuza hari aho yasobanuye muze kureba kuri internet bimushyira muri Google muramubona asobanurira abazungu ukuntu abatutsi ari abantu babi ko ahubwo bahaye n'ijambo u Rwanda ijambo naryo ririmo evil interpretation akavuga ko u Rwanda bituruka solo according to him akavuga ko ijambo u Rwanda rituruka ku ijambo umwanda abazungu utazi mu Rwanda utazi hehe bifata cyo kandi akabona ari umuntu wambaye cravati wambaye neza wabanje gukora presentation ahantu hose yise ibyo nabyo nibyo tuba dukwiye kujya dukomeza kwibaza guhakana icyaha cya jenoside bigaragarira mu bikorwa kuvuga cyangwa kugaragaza ko jenoside atari jenoside hari undi mwanditsi witwa Shakarabonana w'umukamerune wagira ngo wenda n'ibyabo washije kumva ko aribyo byamufasha mu buzima bwe avugira kuri televiziyo yandika ibitabo avuga ko nta jenoside yabaye yakorewe abatutsi entre 1990 et 1994 il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis ni contre quiconque ahangahe ni byiza kubyumva avuga ko nta wakoreye jenoside mu Rwanda ariko tuzi ko hari abari noneho bavuga bakoresha icyo bita double jenoside bakavuga noneho bati yakorewe abatutsi ariko nabo ni nko kuvuga ngo abazirangaje mu mupira byitwe match nul ibyo rero nabyo nituzajya twumva dusoma dukurikira tujye tumenya ko ibyo byose bigenda bibaho buri muntu nawe bandika hari witwa Judy River uherutse gusohora igitabo cyitwa Eroge du Sang avuga ko habayeho jenoside ebyiri hari umwanditsi n'umunyamakuru witwa Pierre Peyan ejo hari defense of PhD nakurikiye witwa Jean Pierre Chrétien akavuga ati tukwiye kuzajya twibaza science cyari cyo kuba umuscientifique warangiza ukabijyana mu bindi mu by'ukuri bitazamarira batazagira rubanda akamaro mu gitabo cye yanditse Noir Fleur Blanc Mateur Rwanda 1907 nanone scientific framework igisobanuro cy'ibikorwa bigize ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bifitanye isano ryayo tubisanga mu itegeko ryasohotse mu mwaka wa 2018 rihari icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo iryo tegeko risobanura ibikorwa bigize icyaha cy'ingengabitekerezo n'ibyaha bishamikiyeho muri iri tegeko ingengabitekerezo ya jenoside isobanurwa nk'igikorwa gikorewe mu ruhame byaba mu magambo mu nyandiko mu mashusho cyangwa ku bundi buryo kigaragaza imitekerereze yimakaza cyangwa ishyigikira kurimbura abantu bose cyangwa bamwe muri bo bahuriye ku bwenegihugu ubwoko ibara igihugu cyangwa ku idini aba akoze icyaha murumva ko harimo amahame y'amategeko mu ruhame kugira ngo hagaragare kuba proof ariko mu by'ukuri mu ruhame bishobora kuba mu ruhame ariko bishobora no kuba hepfo hariya wakubitana n'umuntu ukamutuka bivuga ngo mu by'ukuri nta nubwo dukwiriye kugendera ku mategeko gusa
natwe dukwiriye kuba guided by morality nk'uko nabivugaga. Umuntu akumva ko umuntu ari nk'undi, akwiriye uburenganzira, akwiriye umutekano, akwiriye kubaho neza. Itegeko risobanura kandi icyo uruhame bivuga. Ni ahantu hateraniye abantu barenze babiri. Ibikorwa bikurikira nabyo bifatwa nk'ibikorewe mu ruhame. Ibitangajwe ku rubuga nkoranyambaga, ibitangajwe mu bitangazamakuru, ubutumwa bwohererejwe umuntu, amajwi yafashwe hakoreshejwe ibyuma byabugeneye ibyo ari byo byose, cyangwa amashusho yafashwe hakoreshejwe icyuma gifata amashusho agenda. Ibindi byose bitangajwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu itangazamakuru n'itumanaho. Muzi ko mu by'ukuri muri iki gihe habaho ibintu bisubira inyuma, aho kugira ngo ibi byuma by'itangazamakuru bidufashe kugira ngo tugere ku iterambere, ahubwo bikadufasha mu gukora ibyaha, cyane cyane nk'ibyaha nk'ibyo ngibyo ndengakamere. Nabyo ni challenge ikomeye, ku buryo ubu turimo turavuga ibi bikoresho byerekeranye n'itumanaho, turakoresha Microsoft Teams kugira ngo twigishe, turakoresha Zoom, ariko hari abandi babikoresha inversement ku bundi buryo. Ibyo nabyo kubona ikintu ku bundi buryo kandi ukabona ini evil mano ni ikibazo. Nk'uko umuhoro ni ugutema igitoki, ni ugutema igisambu abantu bagahinga, ntabwo ari ugutema umuntu. Isuka the same. Ari naho rimwe na rimwe iyo bigeze mu mategeko mu Arusha ibibazo bikomeye cyane. Ibibazo bikomeye cyane. Ikibazo cyo guhakana nacyo ndagira ngo bari cyo mpita nkora transition, cyane cyane dukurikije nk'ibyo byerekeranye n'ibikoresho. Ibikoresho, imvugo irica nk'uko twari turimo kubivuga aha ngaha. Mu rukiko rwa Arusha muri 2004 na 2005 bashatse bagiye muri gahunda yabo yo guhana abakoze ibyaha bya jenoside, noneho hazamo abacamanza bakagenda babikora rimwe na rimwe mu matsinda, aho itsinda ryitwa abanyabutare. Hari harimo Nyiramasuhuko n'umuhungu we ntaho bari Shalom, kugira ngo hari n'ababurugumesiri baho ngaho. Ariko bagombaga gukora, abacamanza bagombaga gukora analysis ya disikuru ya Sindika ubwabo yavugiye i Butare ku itariki ya 18 z'ukwa kane 1994. Amwe mu magambo yavuze yaravugaga muhaguruke mukore, wegera abantu ibindi bari ku ijambo gukora neza byabo ikibazo gikomeye cyane ku bacamanza, kuko baje gushaka umuinterprete abantu barapiganwa, baza gufata umunyarwanda uzwi ku gupfobya jenoside no kwihakana witwa Shimamungu Eugene, abigishije muri kaminuza y'u Rwanda Nyakinama, baramuzi mu gihe cyo guhera muri za 1994. We nk'uko natangiye nshyira muri context, atangira gusobanura abacamanza, unakomoka muri Irigwe, unakomoka he, context yo mu Rwanda, ururimi. Aravuga ati rero mwebwe ntabwo muzi ibyo mu Rwanda, Abanyabutare niho amashuri yisumbuye, Indatwa, kaminuza niho byatangiriye. Ni abantu rero bakunda kuba igihe cyose bivugira bakora komantere ku cyabaye cyose mu gihugu. D'ailleurs bavuga ko bavukanye amashuri niba ari abiri niba ari sinibuka yisumbuye, 3 yisumbuye, nushaka kuyagera ni 10 byose ntacyo biri butangire fact. Ati rero
sindi ku bwabo nka perezida yababwira ko bagomba kuva muri ibyo by'amagambo bagakora kuko abari bashinzwe urugamba bari bahari kugira ngo batazicwa n'inzara, cyane cyane ko mu kwezi kwa kane ni igihe cy'imvura. Iyo udahinze icyo gihe after 3 months nta kintu uzasarura. Barimo kubyumva. Abacamanza bati ya disikuru nta kibazo cyari kirimo. Habaye za petitions nyinshi cyane kugira ngo iyo version of interpretations ive mu nzira, ariko ubundi niko abacamanza bari bafashe nk'uko nguko. Ibyo rero nabyo tuba tugomba kubimenya aho kugira ngo ikintu tugishyire mu mwanya utari wacu. Uwashima Mungu ni umuntu nanjye uvuga ngo ni igitangaza, ariko wese yamuvuga ijambo ridashaka. Nuko we yicaye mu Bufaransa afite na editing house yitwa Source d'Uni, yandika ibitabo byinshi cyane, atanga ibiganiro muri za kaminuza. Hari aho yasobanuye, muze kureba kuri internet, nimushyira muri Google murabubona, asobanurira abazungu ukuntu abatutsi ari abantu babi, uko ahubwo bahaye n'ijambo u Rwanda, ijambo naryo ririmo evil interpretation. Akavuga ko u Rwanda bituruka solo according to him. Akavuga ko ijambo u Rwanda rituruka ku ijambo umwanda. Abazungu utazi mu Rwanda, utazi hehe abifata atyo, kandi akabona ari umuntu wambaye karavati, wambaye neza, wabanje gukora presentation ahantu hose yise. Ibyo nabyo nibyo tuba dukwiye kujya dukomeza kwibaza. Guhakana icyaha cya jenoside bigaragarira mu bikorwa, kuvuga cyangwa kugaragaza ko jenoside atari jenoside. Hari undi mwanditsi witwa Shaka Ronana w'umukamerune, wagira ngo wenda n'ibyabashije kumva ko aribyo byamufasha mu buzima bwe, avugira kuri televiziyo, yandika ibitabo avuga ko nta jenoside yabaye yakorewe Abatutsi. Entre 1990 et 1994, il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis ni contre quiconque. Ahangaha ni byiza kubyumva, avuga ko nta wakoreye jenoside mu Rwanda, ariko tuzi ko hari abandi noneho bavuga bakoresha icyo bita double jenoside. Bakavuga noneho bati yakorewe Abatutsi, ariko nabo ni nko kuvuga ngo abazirangaje mu mupira byitwe match nul. Ibyo rero nabyo nituzajya twumva, dusoma, dukurikira, tujye tumenya ko ibyo byose bigenda bibaho. Buri muntu nawe bandika, hari witwa Judy River uherutse gusohora igitabo cyitwa Eroge du Sang, avuga ko habayeho jenoside ebyiri. Hari umwanditsi n'umunyamakuru witwa Pierre Peyan. Pierre Peyan rero hari defense of PhD nakurikiye witwa Jean Pierre Chrétien, akavuga ati tukwiye kuzajya twibaza science icyo ari cyo. Kuba umuscientifique warangiza ukabijyana mu bindi, mu by'ukuri bitazamarira, batazagira rubanda akamaro. Mu gitabo cye yanditse Noir Fleur Blanc Mateur Rwanda ibikorwa byo kubaka, nk'uko nabivugaga ko dukoresha Microsoft Team, dukoresha Zoom, ariko ugasanga ibyo biri muri ibi bikorwa. Hari imiryango mpuzamahanga nayo ubwayo usanga nayo iba yarinjiye muri ibyo bikorwa. Hakaba hari n'imitwe ya politiki. Imitwe ya politiki, harimo umutwe wa politiki uzwi cyane mu Bubiligi witwa Parti Social Chrétien, n'ihuriro ry'amashyaka bita Parti Démocratique Européen d'Inspiration Chrétienne. Uvuga amashyaka ashingiye ku bya gikirisitu. Abanyapolitiki usanga bari muri aya mashyaka atandukanye, cyane cyane mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika ya ruguru. Aha rero rimwe na rimwe umuntu ashobora kubyubaza akavuga ati what is behind.
kuki aya mashyaka ubundi y'ubukirisitu mu by'ukuri tuzi ko bwigisha urukundo, kuki noneho hinjira muri ibyo bikorwa? Ibyo byose dushobora no kubihera ku buryo ubukirisitu bwageze mu Rwanda. Ageze mu Rwanda inkuru nziza, ni byiza, ariko ugasanga hari umukirisitu, hari na institution na clergy, ugasanga kuki umuntu yatumwe ubutumwa bwiza bwa Yezu hari abashaka kwiyongeraho agakirageshwa, kavuga ati kugira ngo numvikane neza nuko nzaba ngaragara ko ari jyewe umukirisitu mu Rwanda. Iby'ubukirisitu mu Rwanda hari igihe rimwe na rimwe uretse ko hari izindi za dinamike zigenda zinjiramo, ariko hari ibyo dukwiye kwibazaho cyane, tukibaza niba convention kugana ubwo bukirisitu bwarabaye kubera umutima wacu cyangwa kubera ibintu, kubera ko mu 1950 kugera muri 1960 aya mashyaka yashyigikiye ubutegetsi bwagiye barimo bwagiye bukagira repubulika ya mbere n'iya kabiri. Izo repubulika zigafeyiringa, hari igihe umuntu rero agira feyiro, aho kugira ngo ayumve ayibikogonayizinga yicare hamwe yibaze, akumva ahubwo yakomeza kugendera kuri ibyo bintu by'ibimene. Akenshi rero usanga ari ikibazo kiriho cy'uko bashyigikiye ingoma igakora jenoside bagakomeza gutarataza. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga hari abo banyapolitiki bagiye babashyigikira, ugasanga rimwe na rimwe hari n'abana b'abanyapolitiki, cyane cyane nko muri Jambo News, abana bo banyapolitiki nabo bakomeza kugendera kuri uwo murongo w'ababyeyi babo. Nabyo iyo witegereje mu by'ukuri usanga ari ibintu bibabaje, ku buryo umuntu aba yibaza ikintu cyakorwa kugira ngo nabo bazagaruke mu murongo mwiza. Guhakana jenoside yakorewe Abatutsi byagiye bihindura isura kuva mu 1994 kugera ubu ngubu. Mu bahakana kandi bapfobya jenoside yakorewe jenoside harimo Abanyarwanda, abanyamahanga, imiryango mpuzamahanga ihuje za leta cyangwa itari ya leta. Abanyarwanda bahakana jenoside Abanyarwanda bahakana cyangwa bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi babiterwa no kugundira ingengabitekerezo ya jenoside, gushaka gukomeza umugambi wa jenoside, gushaka guhisha uruhare rwabo muri jenoside, gushakisha imibereho banyuze mu guharabika u Rwanda n'ubuyobozi buriho. Abanyarwanda batsimbaraye kuri uwo mugambi mubisha ni abari abambari ba leta za mbere ya jenoside zarangwaga no kuvangura no gucamo ibice Abanyarwanda, bakaba nabo baragize uruhare mu gushyiraho politiki y'ivangura. Ibyo twavugaga, abandi baba bagamije inyungu za politiki no gukomeza politiki y'amatsibihugu. Ibyo byerekeranye ideoloji ishobora kuba yafata akaba ariyo bakomeza kwifashisha. Ni ingenzi rero ko tuvuga ibibazo biriho byagiye bibaho bikiriho, ariko nanone birumvikana ko ari ngombwa kuvuga ingamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi. Tubivuze tukagarukira aho ngaho, haba hari ikintu gikomeye cyane kibura. Ni uruhe ruhare buri wese akwiye kuba yabigiramo, ni izihe ngamba zikwiye kuba zafatwa kugira ngo kurwanya ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi bigerweho. Hagomba ingamba mu byiciro binyuranye ihakana n'ipfobya rya jenoside byifashisha. Zimwe muri zo ni izi zikurikira: kwigisha no gusobanukirwa amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'amateka nyayo yaranze u Rwanda muri rusange. Amateka nyayo, hari igihe biba ngombwa ko umuntu ashyiraho emphasize, ariko amateka ni amateka. Hari igihe usanga bateye amateka y'ukuri, ariko amateka ni amateka, ariko aha ngaha biba bibaye ngombwa ko umuntu ashyiraho emphasize amateka nyayo. Urubyiruko
rukwiye gusoma ibitabo byanditswe kuri jenoside yakorewe abatutsi no kureba za documentary films zabikozweho. Ibitabo birahari, amafilime arahari, tukamenya icyo bivuga, umuntu agasoma kimwe agasoma ikindi nawe akagira mu by'ukuri icyo yikuriraho. Mu rwego rw'ubushakashatsi urubyiruko rukwiye kwandika kuri jenoside yakorewe abatutsi, haba ibitabo cyangwa inyandiko ngufi. Abafite impano zo kuririmba, kwandika poems cyangwa se piece of theater nabo bakoresha ubwo buryo bakarwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Muzi ko hari za clubs z'urubyiruko, bamwe babikora kandi bakaba bakomereza aho ngaho. Ku bijyanye n'itangazamakuru, urubyiruko rugomba kwitabira gukoresha imbuga nkoranyambaga no kwamagana abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ku mwihariko, urubyiruko rw'u Rwanda rurasabwa kwirinda imvugo yerekeza guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, kumenya ko abanyarwanda bose basangiye igihugu kandi bagomba kugishakira amahoro n'umutekano, ko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kubaho kandi akaba aho ashaka mu gihugu hose, ko basabwa gukoresha imbuga nkoranyambaga abarwanya igihugu n'ubuyobozi bwacyo, ko bagomba gukoresha imbuga nkoranyambaga mu byubaka igihugu, aho kugira ngo abantu bazikoreshe mu bisenya, berekana aho igihugu kigeze mu kwiyubaka nk'uko tugomba kwibuka twiyubaka. Hari kandi no kwitabira ibikorwa byo kwibuka aho bibera hose, no kumva no guha agaciro ubuhamya bw'abacitse ku icumu cyangwa se n'abandi bose babufite. Hari no kugira uruhare nk'uko nabivuze muri za club zirwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Birumvikana no mu by'ukuri ko ikigaragara ni uko amizero igihugu cyafite mu rubyiruko kandi birumvikana cyane. Kugira ngo tuvuge ngo never again, kugira ngo ntibizongere kubaho, nuko urubyiruko mu by'ukuri rufata lead, rufata iya mbere. Reka rero nanzure kugira ngo tuze no kugira umwanya wo kungurana ibitekerezo. Ni ngombwa cyane kugira ngo hagire abatwunganira cyangwa se abagira ibyo babaza natwe tugatanga ibisubizo. Ikigaragara, it's evident, mu mahanga niho higanje cyane ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Bikorwa na bamwe mu banyarwanda bahatuye bimukanye ingengabitekerezo ya jenoside, bikanaboneka cyane mu dutsiko tw'abanyarwanda bitwa ko bakora politiki. Babikoresha mu gutanya abanyarwanda, babangisha ubuyobozi bwabo bagamije gushyigikira abasize bahekuye u Rwanda no gusenya leta y'ubumwe. Aba banyapolitiki rwose hari aho usanga baba bari aho, ugasanga mu by'ukuri bo 25-26 years we arakibereye hahandi rwose. Mu by'ukuri arakibereye aho, ugasanga ni nka kumwe mu kinyarwanda bavuga ko ari ururondwe rugenda rukomera ku mwite inka yaririwe kera. Muri iki gihe noneho mu bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi habonetsemo n'urubyiruko bashukwa na ba bandi babitangiye kera babihisha inyuma. Guhangana no gupfobya jenoside bikanakorwa n'abanyarwanda bamwe babitewe n'urwango rw'umututsi, ariko cyane babitewe n'impamvu za politiki, kubera ko bashyigikiye abarwanya leta y'u Rwanda. Hakaba hagomba gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba zikomeye zigomba gufasha mu kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside mu gihugu hose, ariko hanakoreshejwe n'ubwo buryo twavuze haruguru, kugira ngo n'abari mu mahanga nabo babibone. Hari igihe akenshi
abantu b'i Burayi ashobora kuba atazi u Rwanda akarumva rimwe agakurikira kuri televiziyo agasoma igitabo ibyo abonye yaba atabonye undi muntu umusobanurira ibyo abonye agafata ibyo ngibyo akumva ari evident bikabirangira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri nubwo dufite no kwandika ibitabo ariko n'izo ngamba zo kugira ngo duhangane n'abapfobya jenoside nazo tugomba kuzifata kandi mu maguru mashya.